Mwongeye kuramuka abantu badukurikiye. Ubushize twari twarebye mu mateka, turebera hamwe mu nzego z'intwari z'u Rwanda uko ari eshatu: Imanzi, Imena ndetse n'Ingenzi. Zino nzego uko ari eshatu twari twababwiyemo urwego rumwe rw'Imanzi, ari rwo rukubiyemo Majoro General Fred Gisa Rwigema ndetse n'ingabo itazwi izina. Uyu munsi twagarutse. Nitwa Rudimani, reka twongere tubivugeho. Urwego tugiye kuvugaho uyu munsi ni urwego rw'Imena. Ese dusangamo bande? Ese bakoze iki? Ni uruhe ruhare bagize mu kugira ngo kino gihugu cyacu kibe kigeze ahangaha? Ku mwanya wa mbere turahasanga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre. Yabaye umwami w'u Rwanda mu mwaka w'1931 kugera mu 1957. Yagize umutima ukomeye, ntiyatinye no guhangana n'Ababiligi. Mbese muri makeya yaharaniye uburenganzira ndetse n'ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse aharanira n'ubwigenge muri cyane mu mwaka w'1952. Ku mwanya wa kabiri turasanga Michel Rwagasana. Yakoze iki? Yari muntu ki? Michel Rwagasana yakoze imirimo ikomeye kandi inyuranye. Iyi mirimo yose yerekana neza icyizere abantu bamugiriraga ndetse n'ubunyangamugayo bwe ndetse n'umwete bye. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Niyitegeka Felicite. Uyu mugabo yapfuye ku itariki 21 Mata nibwo yishwe mu 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Kubera uyu mugabo yari yanze kwitandukanya n'abo bari bari kumwe ndetse n'abo yari yahishe mu buhungiro, n'abo bari bari kumwe muri Saint-Pierre cyangwa se kuri Saint-Pierre. Ahangaha ni ku Gisenyi. Turaza gukomeza, turaza kureba ku mwanya wa kane turahasanga abanyeshuri b'Inyange. Nkurikiye ushobora kwibaza ngo abanyeshuri baba intwari gute kandi bari abana? Ese babaye intwari gute? Amateka avuga ko abemezwaho ubutwari ni abari bari muri iki kigo cy'Inyange mu ijoro ryo kuwa 18 Werurwe 1997 mu ishuri ry'uwa gatatu n'uwa gatandatu, mu gihe abacengezi bateraga icyo kigo. Bivugwa ko abapfuye ndetse n'abatarapfuye bose ari intwari muri iryo joro. Ubwo umuyobozi wari uyoboye icyo gitero yabwiye abanyeshuri ngo mwitandukanye, Abahutu mujye hariya, Abatwa mujye hariya ndetse n'Abatutsi mujye hariya. Abanyeshuri bose bavugiye rimwe baravuga ngo ntago twakitandukanya, twese turi Abanyarwanda. Indangagaciro ndetse na za kirazira bisa nk'aho aba bana babikurikije. Ihame ryo kwishyira hamwe, kunga ubumwe ndetse no guhuza imbaraga ndetse n'ibitekerezo muri rusange. Baje kwitandukanya, kwicamo ibice, ariko n'ubundi bari babizi ko niyo babyemera bakitandukanya n'ubundi bari kubica. Bahitamo gushyira hamwe ndetse no kunga ubumwe, bahama ku ihame ry'Abanyarwanda, baravuga ngo twese turi Abanyarwanda. Birababaje kubona umuntu yaza agafata mugenzi wawe akamwica witandukanyije nawe, kandi ubona mugenzi we mwiganaga ndetse wamutiraga n'ikaramu akayiguha n'ikayi byose, ariko umuntu akaza akabatandukanya. Ese kubera iki? Niyo mpamvu bafashe uyu mwanzuro. Ni nabwo guverinoma y'u Rwanda yemeje kubashyira muri kino cyiciro cy'Imena. Reka dukomeze. Ku rwego rwa gatatu turasanga urwego rw'Ingenzi. Uru rwego cyangwa se kino cyiciro nta muntu urashyirwamo. Ubuyobozi bubishinzwe nta muntu burashyiramo, ndetse buri mwaka hakorwa ubushakashatsi kugira ngo barebe neza niba nta muntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa washyirwa muri kino cyiciro. Ndetse habaho gusesengura no kumenya neza ese uyu muntu washyirwamo yaba afite indangagaciro zimeze gute, yaba yarakoze iki.
Ese nawe birashoboka ko waba intwari? Wowe udukurikiye, we waharanira kujya muri bino byiciro uko ari bitatu? Birashoboka. Niba wumva ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ndetse n'inama watugira cyangwa se watwungura, hamagara kuri iyo nomero ureba kuri screen yawe, ukore share, comment, ukande ndetse na subscribe kugira ngo tujye tugumya kubana mu biganiro bya buri munsi, ujye ubona notification. Nitwa Rudimani, ndabashimiye.